tuje imbere ya Nyagasani turi abanyantege nke, utwakire maze utubabarire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Yezu Nyirimpuhwe yaratsinze, natwe tumushyira imbere ibirego byacu maze adukiranure. Yezu utabogama. None kuwa mbere w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 4 Mata 2022. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 13, umurongo wa 41 kugeza ku 62. Naho zaburi y'uyu munsi ni 23. Ivanjiri y'uyu munsi yanditswe na Yohani, umutwe wa 8, umurongo wa 1 kugeza ku 11. Muri icyo gihe Yezu yigera ku musozi w'Imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarisayo bamuzaniye umugore bafashwa asambana, bamuhagarika hagati. Babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwisha bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, mugore, ba bandi bari he? Nta numwe guciriye urubanza? Umugore arasubiza ati, nta numwe mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza. Genda, ariko uherukiraho gucumura ukundi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo. Kristo watsinze. Niba Kristo yaratsinze kandi nanjye ndi umukristo, nta kabuza rwose nanjye azampa gutsinda, kuko atantererana bibaho. Abadukurikiye ejo ku cyumweru cyashize, ntimugire ngo twibeshye kuba dusubiyemo ivanjiri ejo twasomewe. Nuko Kiliziya umubyeyi wacu yabiteguye muri amasomo nyine duteguriye. Nkuko n'abafilozofi babihamya ko nta bintu bibiri burya bishobora gusa kungana, kumera kimwe. Ngo yewe n'imitonyi ibiri birahagije ko kimwe kiba kiri ibumoso ikindi buryo, bigahita bitandukana. N'amasomo matagatifu nubwo twayasubiramo inshuro 100 ubwayo ku cyumweru no kuwa mbere biratandukanye. Ejo twazirikanye ku ngingo yo kudasubira mu kibi, kudasubira ku cyaha, icyaha cy'ubusambanyi. Aya masomo y'uyu munsi nayo ntari kure y'iyo nyigisho, ariko by'akarusho turaza kureba akavuyo, desordre, icyo cyaha cy'ubusambanyi gishobora guteza muri sosiyete, iwanje, mu mubiri wanje, ku mana, abo duturanye ndetse n'abandi benshi. Ubwo iki cyaha cy'ubusambanyi gikurura ibindi byinshi cyane, hataburamo kwica. Byaha bibiri bikunze kugendana, gusambana no kwica. Ndetse gishobora no gukurura ibindi nko kubeshya cyane cyane, gucurika indahiro, kugambana, kwiba, gusahura. Ariko ibyo byaha byose icyaha cy'ubusambanyi gikurura, reka tuze kuzirikana ku ngingo y'ukuri, la verite. Akenshi iki cyaha gihitana kikaba cyajanjagura. Birumvikana muvandimwe, uzabicunge. Nta buryo wasambana ngo ubure kubeshya, ariko se nanone tuzamere nk'aba bantu ngo ukuri, na definition y'ukuri ngo ni ikinyoma benshi bahuriyeho. Ye baba we, bakristo bavandimwe bana b'Imana, ukuri tujya kuzirikana muri amasomo turakuganisha kuri Yezu we kuri. Jésus est la vérité. Ubwo n'imbere ya Pilato Yezu yicecekeye, ariko atari uko yarabuze icyo avuga, ahubwo la vérité est une. Ukuri ni kumwe. Ukuri ni Yezu nyine, ni wowe wenyine ukuri. Ariko dutangazwa n'ukuntu abafarisayo n'abisha amategeko batamutinye, na Pilato ntiyamutinye. Iri shuri ry'ukuri iyo rigezemo, école de la vérité, uryizemo neza, usohokamo uri umwere. Naho warihunga, drop out, ugataha amaramasa, watsinzwe n'ikimwaro, uri umuswa nyine. Yezu mwana w'Imana, uyu munsi nanjye cyampa ngo nze gutaha natsinze muri iri shuri ryawe ry'ukuri, la vérité, ngiye kwinjiramo. Aya masomo yombi arimo icyo twakwita parallelisme. Ibyabaye mu isezerano rya kera bikagira ubwo bigaruka no mu isezerano rishya, aho tujya kuzirikana urubanza ruryoshye cyane. Bamwe baje kurega ibinyoma bakaza gutaha batsinzwe, bakaza gutaha amaramasa arabaswa. Mu isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri y'uyu munsi baratubwira inkuru z'abagore babiri barezwe basambana. Iki kirego kirangira ukuri kugiye ahabona, kwa kuri nyine guca mu ziko ntigushye, amaherezo ukuri kuzatsinda. Aha muri amasomo tujye kuzirikana ku byiciro 4 by'abantu baje muri uru rubanza, uru rukiko, desade babiri byibuze.
hari abashinjacyaha, hari abarega, hari abaregwa, hari n'abacamanza. Reka duhere ku ba mbere ndetse n'aba kabiri, abarega ndetse n'abaregwa. Abarega ni abashinjacyaha, uwo twabumvise mu isomo rya mbere, ni abasaza babiri bari batoranyijwe nk'inararibonye. Inararibonye ni iki? Ni ishyano nyine, ariko muri bo nta kuri bifitemo. Bahimbahimbiye ibinyoma Suzana ko bamufasha asambana. No mu ivanjiri twumvise abarega n'abigisha amategeko n'abafarizayi baje kuregera Yesu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Mose yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Ye baba we, mbega ibirego biraha ababyeyi. Nuko ngo mu kumwinja bati, wowe se ubivugaho iki? Abakabiri tuzirikana ni aba baregwa, uyu mugore ni abagore babiri bari kuregwa. Uyu mugore Suzana bahimbahimbiye ibinyoma, nuko akishyira amaboko y'Imana kuko bamucira urwo gupfa, kandi nta wundi wamurengera wamurenganura usibye Imana. Ndetse n'uyu mugore batavuze izina rye mu ivanjiri, nawe yari yacira urwo gupfa agaterwa amabuye nk'uko itegeko ribivuga. Nawe uyu mugore batavuze izina, nawe wishyire mu ruhande rwe. Wasanga ariho baherutse gukatira, ariko wahungira kuri Yezu bakagukaturira. Wasanga ariho baherutse gucukurira imva, ariko Yezu agakugira umwere bagahita bayisibanganya. Yezu akakawugirira imbabazi. Wasanga uyu mugore ari njye, nubwo ntarafatwa, ariko ibi bikancira amarenga ko nintisubiraho nanjye kera kabaye bashobora kuzankikiza batya. Banshungereye bagiye kunyica kubera ingeso mbi. Aha rwose abakristo bavandimwe, ntituzongeye kugenda kuri ya mvugo ngo wafashwe niwe gisambo. Wafatwa nanjye nafatwa. Naho ku bwa gatatu twazirikana iki kivunge nacyo kiri aha ngaha kiri kumvura urubanza. Naho ku bwa kane ni abacamanza, ni Daniyeli na Yezu. Daniyeli umuhanga wuzuye ubushishozi, ni intumwa y'Imana. Daniyeli rero asoje neza uru rubanza rwa Suzana, akagaragaza ibyaha by'abasaza, nuko bagahinduka ruharwa, birangira bacira urwo gupfa, naho Suzana akaba umwere agataha neza. Daniyeli mu isezerano rya kera arashushanya Yezu mu isezerano rishya, wa mucamanza utabera, utarenganya, wo munyakuri, la verite, juge juste. Yezu yarasoje urubanza rw'uyu mugore ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanza ibuye. Nko mu rukiko rwiyubashye, mu kwandika hasi, ni ngaho Yezu mu bushishozi bwe yarari kwandika ibyaha bya buri wese, atwereka ko nta n'umwe utari umunyabyaha, usibye nyine impuhwe z'Imana zatabara. Aha ngaha dushobora gukeka duti abasaza wasanga aribo bakoze byinshi, akaba ariyo niyo mpamvu bahise bavanamo akabo karenge ato bataza kugwamo gusazira mu cyaha. Ese ngewe nk'ubu embo matin nagiye nko mu kiliziya gusenga, mfukamye, najya kureba nko ku rukuta imbere ya ritari, ukabona ibyaha byanjye hari uri kugenda byandika, waribye, warasambanye, warasuzuguye, wakoze ibi, wacira undi urubanza, byose akagenda bimanura, ndi kubireba kandi ndi gusenga, ndi gushengerera. Aha ngaha nakomeza ngahaguma, ngakomeza ngasenga. Bamwe bati ni ugukizwa n'amaguru nta kundi. None se muvandimwe, kuki wakizwa n'amaguru ibyaha byawe bimenyekanye, ariko iby'abandi ugahaguma uri gushungera, ukomeza gushinja mugenzi wawe, wenda kandi ari nk'ibinyoma, kandi byaba mu kiganza cyanjye nkaba natunga urutoki abandi, ariko eshatu ziri kungarukaho neza kandi zinjomba. Uyu mugore kimugize umwere muri ivanjiri ntabwo ari uko wenda atabikoze, ahubwo nuko asigaranye na Yezu, nuko emera icyaha agasaba imbabazi. Nuko Yezu aramubwira ati, genda uherukira gucumura. Amen, amen. Ibaze nawe igombaniro ry'amabuye bari baguteze bagiye kugukubita, ariko nuko abona icyo kivunge barahombotse baragiye. Mbega byiza, mbega urubanza ruryoshye ababyeyi, kandi rusomwe neza. Urubanza rwa Suzana ndetse n'urw'uyu mugore bisomwe neza pe. Burya ukuri guca mu ziko ntigushye. Reka tuzirikane ibintu biri ku muntu bari gushinja. Icya mbere, hari ubwo uri umwere ukabura uwakuvuganira, bose urubanza rwawe akaba ari umwereho amazi. Ariko komera muvandimwe, humura, Yezu ntazabura aho aca ngo agusobanurire agukize. Yashobora no gukoresha n'ayo mabuye bari bazanye baje kuguhoka, akahinduramo umugati ugatamira ukarya. Navugaga umugati w'ubugingo ushobora guhabwa Yezu, kandi nawe ari ruharwa, kandi byaba umugati. Bari bagiye kugutera nyine ayo mabuye, bakaba guteye umugati indirectement. Yezu ashobora gukoresha nyine ayo mabuye agukiza, wari ugiye gupfa. Ikindi twazirikana kuri uyu barega nuko nyine uwacumuye apfukama ugasaba imbabazi, bityo ukaba wasigarana na Yezu. Aho kantu Yezu aragakunda, gusigarana na Yezu. Nkumva ko ntari imiseke igoroye, bityo nkishyira mu biganza bya Yezu. Namara guhishyira Yezu akansobanurira, namara kwishyira mu biganza bya Yezu gusigarana nawe,
Yezu akansobanura mojisitifiye. Bakristo bavandimwe, icyaha cy'ubusambanyi biragaragara ko giteye impungenge muri za sosiyete zose. Nawe uzakora umwitozo, umugabo waguciye inyuma ubyakira ute? Umugore waguciye inyuma wowe ubyakira ute? Iki cyaha nuko giteza nyine akavuyo karemereye, desordre. Umva ko gikurura ibindi byaha byinshi. Nigeze kuvuga kwica n'ibitana pe, kubeshya n'ibindi byinshi. Ariko amaherezo ujye umenya ngo amaherezo y'ikinyoma ni ugushya. Umubeshya arabeshya ariko bikaza kurangira ari wibeshye, kwibeshya ubwawe. Reka muri aka kanya twifatanyije na Suzana ndetse n'uyu mugore batavuze izina, kumvikanye ko ushyiraho izina ryawe cyangwa iryanjye, twifatikanye n'abagore bombi tunyarukire muri École de la Vérité. Turebe muri iri shuri ry'ukuri, turebe abarivuyemo uburyo basa neza nyine, bari bashyashya birumvikana. Turebe n'abashoboye gukora drop out barivuyemo uburyo bataha bapfuye, ugatahana intumbi. Kubera iki? Kubeshya. Hirya kure cyane muri Afurika, tererwe ngo iterambere nyine ritarasakara, ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho bigiciriritse bitaragera kure, ngo umukobwa umwe birababaje mbarige kubivuga, ngo wari warasaze mu ngeso mbi cyane y'ubusambanyi, yaramubayeho karande. Ngo ariko kugira ngo ntihagire ubimenyera, nka kwa kundi nyine gucana ugahisha umwotsi, ngo umukobwa yatwaraga inda ako kanya agahita yikuramo, ubundi agakomeza ubuzima, agakomeza kuba inkumi, akongera akisiga ingohe ze. Ngo nyakibi rero ntararagushyitsi. Umunsi umwe rero yaje gushinga urugo, ngo ariko kubera ko akamenyero ngo hanyere hari igihe hatuma, noneho ngo igihe atwaye inda y'ubwayo igahita yikuramo, nk'uko nyine yari yarimenyereje. Nuko mu rugo rwe bamara imyaka 10 nk'amategeko 10 y'Imana, nta kana bagira. Ariko agatsinda ngo bari n'abakire bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko bikagaragara ko kwakira icyo kibazo byabananiye, ibi nabyo byoroha pe. Ariko umugabo ntamenye aho bituruka, ariko umugore we yarahazi, kuko yarazi byamubayeho n'ibyo yari yarakoze mbere mu iterambere ndetse n'ikoranabuhanga ryaje. Nuko noneho ngo umunsi umwe wa mugore aza kongera gusama inda, noneho yegereje kubyara, ajya kwa muganga ndetse mbere cyane kujya kubyarirayo. Aza kubyara koko, ngaho fora uko yifoye uko byagenze nyuma yo kwakira umwana. Nuko umwana we giye kubivuga abyara umwana upfuye. Inzobere mu binyabuzima murabizi kuyikuyemo inda, nanjye kuvuga kenshi, usibye ko haba hamana eri gushobora no gupfa, ariko hari nubwo wabaho ariko ukabaho nabi, nanjye kuvuga ukabaho ariko abawe ntibabeho. Nuko wa mugore muri ako gakubuzo yiherana muganga, aramubwira ati muganga mbabarira, kambayeho kabaye, ntabwo nshobora gutaha mu rugo, umugabo yanyica. Ubu ngubu sinamukya ndetse n'umuryango we wose bategereje ko mbazanira umwana, sinataha mu rugo nta mwana ncyuye. None rero ushakiraho nkuru umwana, ndaguha $1000, ubundi nawe wibereho wirebe uko wigenza, ariko nanjye ntahe bamvugiriza impundu nk'abandi babyeyi bose. Icyo ntabuze ni amafaranga. Muganga yumvise ako kayabo k'amadolari, urwo ruho rw'amafaranga, urwo rukarangwa nako iyo mpumuro y'urwo rufaranga, ati baba ya mafaranga azarikora ababyeyi kugeza nubwo dukora mu nda, akatwamba n'utwo twari twifitiye. Nuko wa muganga amaze gushyikira rwa rufaranga, maze kurambika imbere y'ishati, ngo hafa muri iyo maternité hariho n'undi mubyeyi nawe wari ukuriwe, ariko wo mukene nyakujya, ngo agiye kubyara abyara umwana munini cyane kandi mwiza w'inzobe cyane pe. Wamubyaza kubera ko yari umwe, waramuterura amushyira wa mugore w'umuherwe wandi umuhaye ku $1000 kugira ngo yishyure ibyo yariye. Dore ko uyu mudamu nawe yari inzobe kandi ari munini, mbese ari ubereye n'uyu mwana. Arangije afata wa mwana wavutse apfuye, abwira wa undi mukene ko agize ibyago abyaye wapfuye. Mu gihe umukene atangiye kubyina intsinzi, umukene watangira kurira birumvikana ukuntu abyaye umwana upfuye kandi yumvaga yabyaye neza, agahinda ababyeyi. Nuko rero muri iyo maternité umuryango wa mugore w'umukire baraza baramushagara bavuza impundu nyinshi cyane, kuko nyine yababyariye umuhungu. Nuko kera kabaye nawe umuryango wa mukene nabo baraza nyine batabaye, baje kureba intumbi, bari mu kababaro. Nuko abantu bose bari bateraniye aho ngaho bareba wa mwana w'inzobe umeze neza, bakabona ko kukwiranye nawe mukire afite isura yo mu bakire. Ka mwanya wa mwana atangira kurira, ubwo nyine umufite mu biganza atangira gupfundura ibere ngo amuhereze. Uko ari kumuha ibere, umwana akarusha kuboroga ryabere yaryanze, yabashaka no kuri mutamikisha ku ngufu. Noneho bamutamikisha ku ngufu akavuza induru cyane. Yewe uko yavuzaga induru cyane, wa mubyeyi w'umukene waryamye hafi aho ngaho nawe ari gutaka cyane yumva iyo nduru y'umwana. La maternité vraiment bishoboke ko byari biri kumurya. Yashaka kugira icyo avuga ko wasanga ari umwana we, bakamuzibya akanwa ngo naceceke. Abantu bose bari aho ngaho bumvise iyo nduru y'uwo mwana, n'abaganga be bari muri iryo vuriro bose barahurura baje kureba ibyabaye aho. Hafi aho ngaho rero ngo hari umusazi wajya guza kwisabira ibiryo aho ngaho nyine mu bitaro,
aricyo cyari kimutunze. Nuko yegeraho umwana uri kuvuza induru, aramufata. Abantu bagira ubwango bagiye kumukubita hasi ngo ni umusazi. Nuko wa musazi ahita afata wa mwana amushyiraho umubyeyi w'umukene wari uri kuboroga. Wa mubyeyi muri ako kanya ahita apfundura, ahita amuha ibere. Wa mwana araryakira, nuko aratuza araceceka. Abari aho bose bagwa mu kantu bibaza ibibaye birabayobera. Nuko muri ako kanya bose bahita bavuza impundu z'ibyishimo ko umwana abonye nyina, ko acecetse aruhutse. Ibintu muri ako kanya nakubwiza ukuri biba inverse. Murabyumva namwe? Abari baje gushyingura batabacigatiye umwana mu biganza, uruhinja rwabo, batabagiye muri reception kandi baje bari muri reception. Nabo babakire ikimwaro cy'abana cyose, kuko icya reception kuri bo cyahise kiba deception, akavuyo, akajagari, umubabaro. Ubwo muri ako kanya akavuyo kaba kose mu bitaro. Wa mugore w'umukire afata wa muganga mu mashyingu, unazana amafaranga yari yaramuhaye, wazi ko azamufasha ku kibazo, wazi ko urubanza zigiye kurugoreka, nanone baracyamufashe mu mashyingu. Sinzi aho bizarangirira. Babyeyi bakristo, mbega ruswa ziraha. Ndagowe niba narasaziye mu cyaha, mu kinyoma, kugoreka imanza z'abandi, kwica uduhinja tw'abandi, kugurana, ufata ibitari byanjye, kwiba, gusahurira mu nduru. Hari abantu benshi kuri iyi si bamunzwe na ruswa, kandi abashinzwe kwirwanya akaba ari bo nyine bayadukira. Ndi muganga, ninjye wagatanze ubuzima, ninjye wagatanze umurongo mwiza wo kubaho, akaba njye uteza akavuyo bwa mbere. Ndi umutegetsi, ariko ninjye uhekenya ruswa ya mbere. Iyi ndani ruswa ababyeyi. Umuswa arya ruswa. Bakristo bavandimwe, natwe tube maso. Uyu munsi Daniel na Yezu baradufasha kuba intabera mu manza. Twumva abavandimwe bacu twe kubateze nk'amatiku, umwiryane, amacakubiri. Muyobozi mutegetsi, wowe mwereho urubanza rw'abandi amazi ngo kubera ko baciye bugufi, ari abakene, bativugira. Nk'uyu mugore twumvise muri Evangelii ndetse no mu isomo rya mbere, abapfakazi abandi batagira kirengera. Uzi ko Yezu umunsi umwe ashobora gukoresha yo n'umusazi, akaba ari ucura urubanza, cyo bita ngo ruca abana. Wa musazi usara akagwa ku ijambo nyine, Imana ikaba yamukoresha igakurengera, igakurenganura. Kandi byaba aho utakekaga, Imana igakura igisubizo utari witeze. Ese ngewe Imana ishobora gukoresha ibimenyetso byinshi, igakoresha umwana yewe n'igitambambuga kugira ngo ikurengere, ikurenganure. Ese ngewe ntabwo iki gisibo cyarangira ndetse kubeshya, ndetse kurengana, ndetse kurenganya, ndetse ingeso mbi zisebya Yezu zikamushyira hagati mu ruziga ngo nabambwe, ngo napfe. Bityo nkamera nk'abigisha amategeko n'abafarizayi bari kwitegura gufata Yezu nyirimpuhwe, umwana w'Imana. Muri iki gihe cy'igisibo ngo utuye shitani yo kubeshya yanyibasiye, ngo yirukane iwanjye Yezu mwiza, ejo itazantura mu nzu y'indaya, mu nzu y'abasinzi, mu nzu y'urukiko, muri gereza, mu nzu za ruswa. Kandi Yezu buri gihe umunsi ushaka ko wanyigarurira, ariko njye ngakunanira. Yezu mbabarira. Yezu umwana w'Imana, ndaje uyu munsi ngubabarire, ubundi nanjye sinzasubire ukundi amakosa yanjye. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Dore nguyu Yezu